Ikigo cy'imisoro n'amahoro ku bufatanye na polisi y'u Rwanda batangije ubukangurambaga ku bufasha bwihariye bugahabwa abatunzi ibinyabiziga batarakora mutation cyangwa se abafite ibinyabiziga bitakiri mu muhanda. Ubu bufasha bwatangiye guhera ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2026 bukazarangira tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2026. Abatunzi ibinyabiziga batarakorera mutation cyangwa se abafite ibinyabiziga bitakiri mu muhanda barasabwa kwitabira iki gikorwa kugira ngo igihe cyateganyijwe kizagere abatunzi ibinyabiziga bubahiriza inshingano zabo. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku bibazo bikigaragara bikabangamira serivisi zo guhererekanya ibinyabiziga. Ikigo cy'imisoro n'amahoro cyagiye kibona ko akenshi byaba imbogamizi zituma bamwe batitabira mutation. Hari abagurisha bakigira hanze y'igihugu bakabwira abo baguze nabo ko birwariza. Hari kandi ubwo abagurisha bapfa batarakora ihererekanya n'ibindi bibazo bitandukanye. Muri iki kiganiro turarebera hamwe iki kigo cy'imisoro n'amahoro na polisi bari gufasha abo bafite ibyo bibazo muri iki gihe cy'ubukangurambaga bwihariye. Ubundi umuntu wagurishije ikinyabiziga yagombye kukikuraho bitarenze iminsi 8. Hari rero abatinda kubera ko wagurishije hari imisoro atishyuye kandi murabizi ko idatanzwe iryo hererekanya ridashoboka. Nyiri ikinyabiziga wagitanze avuga ngo nagihaye biramureba, ntamenye yuko iki kirarane turi kukimubaraho we ikinyabiziga cyanditseho mu bitabo byacu. Niyo mpamvu umuntu wagurishije ikinyabiziga tumubwira ngo nyaboneka rwose ngo uyu nukore mutation, saba mutation muri ku kwezi twafashe ko gutanga serivisi mu buryo budasanzwe. Kore mutation ibi birarane by'imisoro bikuveho, cyane ko atari n'amafaranga wavuga ngo wayareka ngo agende ntacyo akubwiye. Cya kabiri nuko iyo dufite ibirarane by'imisoro tugira n'uburyo bwo kubigaruza. Bumwe muri ubwo buryo harimo nuko uyu muntu tumushyira muri CRB murayizi. Waguze ikinyabiziga uwo mwakiguze yitabye Imana, none wabuze ukuntu ukiyandikishaho. Waguze ikinyabiziga uwo mwakiguze yigiriye hanze kandi kujya kuri ambassade gutanga ama procuration n'ibiki arakubwira ati ni wowe ufite ikinyabiziga yenda wirwaneho birakureba. Cya gatatu warakiguze yanze kuza kugukorera mutation tout simplement, yarabyanze avuga ati ngewe ntago byo birakureba. Hari n'ibindi waguze ikinyabiziga uwo mwakiguze afite ibirarane by'imisoro kandi muri procedure ya Rwanda Revenue ntago byakunda yuko twagukuraho ikinyabiziga ufite ikirarane cy'umusoro kandi nta wundi buryo turi kubona icyo kirarane uzacyishyura utaranabitubwira. Bivuze ngo icyo kinyabiziga turakibona nk'ingwate iyo umusoro utishyuye. Izo case zose zagiye zibaho twazihaye umurongo mushya ku buryo bitakwiriye kuba impamvu yo kuvuga ngo ntago nakoze mutation. Hari n'izindi nyinshi ubwo mvuze nkeya ariko hari n'izindi nyinshi cyane. No kuvuga ngo ufite ikibazo yahuye nacyo mu gihe yashakaga gukora mutation, turamugira inama yo kuvuga ngo ngwino utubwire ikibazo wahuye nacyo, ahari urasanga hari umurongo twagihaye. Niba nta bushobozi dufite bwo kuwenda tutarabitekerejeho turawugiha umurongo. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gikangurira abatunzi ibinyabiziga kuzirikana ko nyuma y'igihe cyateganyijwe abazafatwa batunzi ibinyabiziga bitabanditseho ashobora kuzahura n'ingaruka zitandukanye. Abafite ibinyabiziga bahawe ubufasha muri ubu bukangurambaga bakangurira bagenzi babo batarakora mutation kwihutira kubikora. Naguze n'umuntu ikinyabiziga noneho biba ngombwa yuko tuza guhindura ibyangombwa kugira ngo kinyandikweho. Noneho ubwo banyohereje i Masaka biba ngombwa yuko banyoreza hano i Nyamirambo, ariko bampaye serivisi nziza cyane. Guhererekanya mutation ni byiza yuko iyo umuntu amaze kugura icyo uguze kikwandikaho ukagenda mu muhanda nta kibazo. Niba umuntu aguze ikinyabiziga ari ngombwa kugira ngo ikinyabiziga kive kuwo bagurishije kijye kuwo ukiguze kugira ngo bakore mutation. Hari ikiza cyo gukora mutation kuko iyo utarakora mutation icyo kinyabiziga ntabwo kiba ari icyawe mu by'ukuri mu mategeko. Muri Rwanda Revenue kiba kikwanditseho kugira ngo we wagurisha bibi kibazo. Hari abantu benshi twagiye tuganira hano bafite ibibazo ugasanga afite
imodoka yaguze akayigura n'uwaguze ugasanga ni sheni y'abantu 10. Ariko iyo ukoze mitasiyo uwo mutungo aba ari uwawe. Hanyuma n'abantu bafite ibinyabiziga bagurishije ariko bikibanditseho, imisoro iri kujya kuri bo kandi imodoka batazifite. Bityo rero nkumva icyiza ari uko yaba uwaguze yaba n'uwagurishije bakwihutira guprofita iyi promosiyo, ibibazo byabo bakabikemura, imodoka ikajya ku mazina y'uyifite ikava mu mazina y'utayifite. Ugasanga se aragurisha imodoka ishobora kuba irimo amadeni, tini namba iriho amadeni, yagira kujya gukora mitasiyo agasanga arimo amadeni ari hafi kunganya agaciro n'imodoka akagenda bikwepa. Ariko icyo gihe icyiza nuko niba uguze imodoka uwo mwanya uwo muguze mukajya kwa noteri mugahita mutangira ibya mitasiyo bikarangira, nibyo biho umutekano uwaguze. Muri ubu bukangurambaga bwo gutanga ubufasha bwihariye mu gukora mitasiyo no kwandukuza ibinyabiziga bitakiri mu muhanda, hari site enye mu mujyi wa Kigali n'ibiro 14 mu ntara zose, bagakora kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu. Kugeza ubu abamaze kugeza ibibazo byabo ku kigo cy'imisoro n'amahoro bashaka gukora ihererekanya bikaba byarabagoye bagera ku 160. Abatarakora mitasiyo bakangurirwa kubikora hakiri kare kugira ngo ibirarane by'imisoro bibaveho. Hari ingaruka nyinshi rero zitandukanye ku muntu wese ufite ikinyabiziga kitamwanditseho. Ubundi kugeza ubu ngo nta bihano bari ku muntu utakoze mitasiyo, kereka imodoka nk'uko nababwiye iyo yisanze mu yandi makosa, mu bindi bibazo no mu bindi byaha. Ariko icyo nababwira nuko igihano gihari nuko iyo tubonye bitakozwe ikinyabiziga tuba tugifatiriye, noneho nyiri ikinyabiziga cyangwa abanyiri ikinyabiziga bakatwereka uburyo bagiye kubikemura tukakirekura. Bibaho cyane ko umuntu avuga ati dore commitment nkoze ngiye kubikemura gutyo, ukakimuha agatangira kubikora, kuko natwe tukigumanye bidutwara byinshi. Cyangwa akavuga ati ngiye kubikemura aka kanya, akabikemura agakomeza n'ikinyabiziga cye. Cyangwa akavuga ati mwe mugifatire n'ubundi mbanze ngiye kwikirana na mugenzi wanjye, cyangwa nabo dufitanye ibibazo tuzaze tubikemura. Ibyo byose bituruka uko tugenda tuganira ikibazo. Ntabwo twe dufata ngo tubike, oya turahamagara tukavuga ni ngwino tuganire tuvugane ni gute tugiye gukemura iki kibazo. Ntabwo birindira niyo minsi yose ivugwa, iyo minsi iteganywa ibiteganyije kugira ngo n'ubundi kive mu nzira. Ariko ubundi uburyo umuntu aza akagera aho agakemura ikibazo yewe n'isaha imwe cyangwa 2 bya bikemutse, ikinyabiziga kigakomeza. Kuri moto hari igihe dusanga nk'ikinyabiziga cyarabaye cyaraherekanyijwe n'abantu barenze 5, kugira ngo uzahere kugifite uyu munsi uzagenda ugere ku muntu wa 5 bitwara iminsi myinshi. Hari ukuntu sinzi impamvu usanga abantu moto nimba gukora ikinyabiziga gitoya bagifata nk'aho ari ikintu cyoroheje, kandi mu by'ukuri ni bimwe mu binyabiziga bikora amakosa n'ibyaha byinshi ku buryo umuntu yakwisanga abazwa byinshi n'ibyo atazi. Si byiza ko bigera ku rugo rwego. Niba ari umwana wawe, niba ari umuvandimwe, niba ari inshuti, niba umuhaye impano kora mitasiyo, niba ugurije kora mitasiyo, niba umutije nabyo byandikwe mwumvikane uburyo ibibazo bizavuka bizakemurwa. Nibwo buryo bugezweho. Naho ubundi twisanga mu bibazo bidashira, kandi tukisanga mu by'ukuri rimwe na rimwe dufatira ibinyabiziga bitakabaye bifatiriwe, ahubwo byakabaye bibyazwa umusaruro bigakemura ibibazo byo mu miryango bijyanye n'amafaranga. Bantu mwese mutunze ibinyabiziga bitabanditseho, namwe mufite ibibanditseho ariko byavuye mu muhanda, nimwihutire gukemura ibyo bibazo, kuko nyuma y'igihe cyagenwe amategeko azakurikizwa, kandi ibi bigamije kurengera abakoresha umuhanda no kubahiriza uburenganzira bw'abagura n'abagurisha. Abakeneye ibindi bisobanuro mushobora kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro, cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.